ebyiri zanjye noneho urusarubeti ndarwambara akazi keza tuzabona kwirirwa twikorera ibitaka. Jesus is Lord. Hello. Ego shakiri. Ariko wakimara we uruzi ijoro rimwe gusa ndyamye naba nibagiwe yuko dufite akazi. Ibintu tuba turi kuvugaho buri kanya kwera icyo nsubiza inyuma kwera. Ndabizi nyine dore ndi kwitegura nibwo ngiye kwambara igisarubeti. Sawa rero. Karitasi kirwa kinesha umutwe. Ubona afite ubwenge nk'ubw'inkoko. Shut up! Urusarubeti noneho ko rwacitse akinongetura. Wibo. No. Ego. Oya ntabwo ndibona umwanya wo kuza kukureba kuko ubu ngubu tuvugana ndi gutegura igisarubeti ngiye kujya mu kazi. Ari ahantu nabonye akazi ko gutwara ibitaka. Why are you running? Barimo basize. Why are you running? Ego. Oya ntabwo nakareka. Koko se? Ejo se koko ni noheri? Yihusera. Ejo? Shanire nawe. Ntabwo nari nabimenya ariko n'ubundi se ko nta mafaranga mfite. Ntabwo biri bumbuze kwigira mu kazi n'ubundi. Noheri irya abahaze abafite amafaranga. You are a mumu man. Bitanu byose. Noneho ndumva nta n'impamvu yo kuguma nigora. Kareka niba ufite bitanu twayarya kuko buradusohokeye hahandi twagiye ubushize twagiye kuvumba. Oh shit! Yakakana ko kwa Karisha. Ndumva umuntu twaguramo nk'uturitiro tubiri tw'umusururu. Yesu! Tukaguramo n'ibibanjiya. Oh shit! Duhaza n'ibitwawe tukagaruka nimugoroba. Oya ahubwo ukimara kubimbwira nabikoze ubakazi nakaretse giye gutegura umwenda ahubwo ntagire gufura umwenda da. It was at this moment that he knew. Reka twebwe dusanga ataritegura tumwereke ibintu tumukorera ahubwo bazanamubwire mani bazanamurabure bro. Mwana mwebwe muceceke mutuze tugiye kuri karakazama nta vugonyo dufite nta magambo menshi cyane dufite kuko gatinyuma kanga umuntu uvuga ubusa. Amani ibyo ntabwo yabituzanaho bro. Amani yuko ko ari we turangiye akazi mani. Vera kabarangiye se ni ngombwa ngo yazatuzane vugonyo ma. Ese mani wagize ngo sakazi ko gutwara itaka harugara ko gutwara imodoka araryikora ase reka mbabaza bamana ahubwo mwebwe mugabanya amagambo tugende tujye kumureba ibyago yagira nuko twasanga ataritegura tugende vagonye ryiwe mani naryo muzi gikomanye n'abandi ntabwo yanzana ibyo mbona namenye no kuhinga bishyimbo n'ibyo n'ibishyimbo shaka nkarabyemo bira naguze 2001 sha. Yesu!
umukobwa se shabura yakuye hera bitanu yabikuye hehe igitaka turakikorera umunsi wose kugeza saa 11 tutanariye Yesu akaduha akadege konyine bro bayatesha gushaka umufunguza umugeri hano ni iwanyu Semana. Kwanda turi gufuramwa. none Salama Boski. Iyo niyo gahunda twavuganye. salama sha ariko mujye mugenda ese byo makuru gufura Ubungu no kiri ibintu bitebye no. ese mwe ntimurafura Ase mwana abona tutagiye mu katima. harya twavuganaga Ya mwana ibyo bivemo mwana. twabivuganye ryari Ureka kwibagiza mwana. Ati abahungu bari abakeye abakera. tuvuganye tutakubwiye ngo tuko tugiye ku kazi twavuganaga ko tugiye mu kazi Nyinze. ko gutwara igitaka Ibyo bitebyama. none se ubu tumaze kubivugana hashize igihe kingana Hari hari ibyako kanya nyine ibyo byo kujya mu kazi byari ibyako kanya urabihinduye se? ariko mwana mwibagiwe ko ejo ari noheri Niba ari noheri uzajyamo nta n'ijana ufite. Ese noheri uzajyamo nta n'igiceri cy'icumi ufite? mana imurekane nawe Ubundi ibyo twikire mu byanoheri. kazi ka boss ejo ni Ikindi. noheri dore inama yanjye Ibya noheri ni iby'abahanzi, Noheri ni iby'abarenzwe, ifite mwana. igitanu cyayo ndabura kujya kugifiringa ngo ngenda ajya kwirenza murukumva None se ko wakoze wara. Mwese none se kamazi mubaza. Uzi ko ari wowe uri kutujyana ku kazi. cyangwa mundi mwagira ngo ndababeshye telefone yanjye Wowe uri kugenda ukaduhuza na boss. muze bereke message saje se message Urimo uramesa mwana. mana ije nigere ku kazi ka boss mani ibyo bintu afite umuntu uri bumutemo Zarabwinyoreye. byo nari ndi kukubwira Nyine ngiye nshaka kunyura ku iyo message. soma hano nyine soma hano Ai je yanjye none ndabona hano handitse akazi muzaze. ntabwo ari iby'akazi soma kuri iya sheri wanjye soma hano ngiye nshaka kujya gukora akazi ka boss bro yambwiye ngo Bitanu ndagase. mfite bitanu nyine Ese nyine ufite bitanzwe Ese kuba afite bitanu. ejo ni noheri izo Kuba boro afite bitanu bihure n'akazi kacu. umwana mumushyushya mu mutwe mwagira ngo ntabwo ari njyewe wari wahabarangiye mujye mumenya yuko waguhaye arakwambura abantu Misa bedo. Turabyemera waguhaye yakwambura. none Ariko se kuba awushira wakubwiye ko afite bitanu muzarye ejo ku munsi mukuru. Twebwe nta na vendi dufite. Ibyo ni ahantu wajya kubirisha. oya ibyo birandeba No ubundi njye ni nabwo nkibona se ko wamugari nayo ntabwo bimureba ntabwo bimureba Ureba iki kandi wabonye umuntu ufite bitanu. noneho njye nemeye nana Jama. njye nari nanabemeye n'akazi noneho nibeye None se batugejejeyo uri kumva twe tugakora. Ashaka ukagaruka. mwana mujye mumenya yuko mwana ngiye muranzi dasenga cyane mwana Things say they wise. kundi ibintu bibi giye nakora ni Woman. kwifuriza mani kandi muri inshuti zanjye mwana nawe mwana furayi urabizi Nese ibyo bitanu. twaratigitanye Ibyo bitanu we n'umugore wawe muzabijyana gusenga. twebwe turi bande bo kwica itegeko ry'Imana mani ngo twebwe noheri tugende tuyice mani Jesus is Lord. ari padiri arayifana pasiteri noheri arayifana Yesu. ninde udafana noheri Ariko se tureke ibyo ngibyo. Ayo bitanu shire wawe yakurabuye. Muzagenda muyature mu kiliziya. je muzayaryoshya ntabwo tuzayatura mu kiliziya Eh, ayo bitanu tuzagenda tuguremo uwabiri wabiri w'umuki, wabiri w'umuki. ikigage nyine Wo kugira ikigage yo kurya kuri noheri ese kuri noheri Akuru mujama none yatege. ngiye mu kazi Yewe n'umujama ndikumva none atangiye no ubwo kwiteta. urumva don't want peace. urashaka ejo kuzirigumwa ubwo se azavamo iki? I want problems always. kigiye kubata hano kigenda genda nta mukurikiye ubundi Shut up. afite iyajya waba afite iyo bajya baragenda Afite yaje. tuye turajya he kugenda najya no kwishakira Ese urasaze? none se namwe urashaka kumwiyungaho noneho ngo kuri nohe twebwe turakomeza turajya kuko afite aya agomba kurya Ajya gutwara bya bishingwe by'iwanyu no. yajya gutwara byashinzwe by'uwanyu wamucitse iwanyu none nubwo abitwara ntibamuhembe nta kibazo ubundi se biriya bitaka ubundi wari gutwara udufuka Wowe wasugiye. akundi no musore undi yaje mu kazi agashaka Uyu nawe ndabona rwose byara. ngaho ni mu urumva mbabwire rero ukuntu bimeze mureke umunsi w'ejo wa noheri tubihorere noneho ejo twizihize noheri uko tubishaka ngiye na sheri wanjye ntibipfe noneho mwebwe tuzakora tuzongera tujye kubitwara ejo bundi n'ubundi nitwebwe twari dufite gahunda nta wundi muntu uri budutwarikiraga si byose Ese wowe ko uzaba ufite aho ugiye no kuryoha twe tuzagenda tujyame mu buriri.
aramwihangane ubwo je nari nizeye amafaranga none ubwo ise nanayikura mu ese turabikura ariko bro umuntu yari yakwizeza amafaranga hano ukura amafaranga ukayabura akantu ukura amafaranga niba utagezeyo warahashatse It was at this moment that he warashatse knew he fucked up. ariko se kumara kwashaka tukarana na gahunda tukera guhamagara mu gitondo katubwira ati gahunda cyari gahunda mu kugera hano twasanga banabihimba umva mane bazakubwire man bazakura bure wa muhungu bazakura abahungu b'ingaza bazabarabuye bemwe abahungu bimbwa mugira she abone muri muzi kiza cyo kugira umukuru aho no mujama nashye bica gahunda z'abajama no mujama yikundisha uyu mugi yikundisha kunamubona yego umunsi mukuru nawe utawizihiza nawe utawukunda ariko uwizihiza iki shamino bitiziza na noheri bidakunda n'Imana noheri se Yesu azabukira iki mwakora mudakunda Yesu azabukira muri iryo cupa rya nzava mu misa bya nino hari mu kigaje amehe icupa cyangwa nzagenda nshigika ese ubundi umupira wanje ureba umupira wanje ufite ureba twebwe twemeje gukora akazi twebwe nano nawe umupira wanje nshobora no gusanga bawutwaye ujye mubana kuri kalendari ntabwo tujya dukora kuri pasika cyangwa kuri noheri nabona kubura rero gizabeje uyu munsi ntabwo ari noheri none se wasigaye amasaha ngahe ngo ejo hagere mu kazi veyo nananiwe nsa nabi none mbure n'umwanya wo koga ngewe umwana wajye zatsige aze agende ngo nagiye gukorera igihumbi kuri ibyo bitanu ariko nk'uko ugiye ukamubura mwana You think say they wise? nk'ubure yagiye ari we mpamvu rero wari ukumesa urabupira budafashije budahesheje Imana agaciro You think say they wise? muri 2001 mani je nano maze reka murabure nubwo nongera kukuvugisha na gutuka man uzi ikintu umubwira no mujika ariko mwagiye mureka tukareka gutandukanwa niga yacu ariko umunsi w'Imana katari nge wawushyizeho wari niga yacu nta rwose biranze umunsi ntago ari nge wawushyizeho ni Imana yawushyizeho ukatiye amaniga yawe ngo ugiye kureba ariko ndinde wo kwica itegeko ry'Imana ko It was at this moment that he knew he fucked up. none ahangaha nije none ari uko bagiye kugwanya mwemuretse gatoya ndozi sheri wa agashirira men ariko tuzanita sagira ngo abasherisi icyo kigushuka bagize ngo hari ingingo nzima umugenda ngo munavugeho munakore nigabanya umunwa nivugishiriza umwana ibyo nibyumvikana nushaka witabe cyangwa ubireke n'ubundi byose nta n'ikintu bituma yego ratara waruvuze neza kandi wibu sheri bimeze bite bimeze neza sheri shanu ukuri kose rero hari ikintu nari nshaka kukubwira It was at this moment that he knew he fucked up. ni kuri ya gahunda twari dufitanye mwumve mwabaswa kisheri ubwo narende kuganira n'abafurendi noneho rero ya mafaranga nayo nakubwiye shawe ni ukuri kose hano yanyizeye byanze umugiye Think say they wise? gukora ibishingwe kiraka cyo kugira gute cyo gutwara ibishingwe I don't want peace. ese sheri ko numva wikanze I want problems always. yaza tutazi Imana ibiri zaguruka ikabica amababa Mana yanjye umva bro nitsiga nyine tujyane Why are you running? bazakura bure man natwe tugiye muri noheri